arabinyigisha neza, arambwira ati burya habaho na pizza, ati burya habaho na hamburger, ati burya habaho na hot dog, ati biryo by'iwabo nyine, ati burya habaho n'ibindi warugize ngo nimbwe warugize ngo nimbwe ishyushye ndabibyumvize hot dog mbona urikanze ubwo ngiye riza nzarya iki ngiye zavuga akawunga urumva rero nshuti yanjye ko warabonye urukundo uri munsi y'igiti yego ukarubona ugiye no mu modoka yego nizere ko imodoka nayo yari danje cyagiye wari munsi y'igiti hanyuma ukava ku modoka ukagera ku ndege mwigenda mu bwa mbere ko byari bimeze ibiti byaragendaga wabonye ibiti imodoka ibiti byaragendaga imodoka arahagaze ibiti bari byo ibiti byaragendaga nyigenda mu bwa mbere ngiye ko mbona ibiti birasiganwa iyo niracanga ndavuga si mwaka byera wambarije se ngenda mu ndege bwa mbere ngo byagenze bite njyanda mu ndege bwa mbere navuye ahanjye muri Hong Kong umva nshuti yanjye mvuye i Kigali navuye ahanjye Hong Kong ntariye abana baje kunyakira barambwira bati yo bati tugende bati tujye gukina intoya ndashonje bati gute bati waje mu ndege nababwiye ngo muramenye nta mafaranga mfite yo kwishyura barambwira bati burya kuri tiki yawe byose byari biriho maze nibuka inkoko zandenze barungiza ukuri sha wajurega inkoko mbaza ngo ibihugu maze kugenda n'ibingaye kugira ngo woroherwe uve munsi y'igiti ngiriwe umugisha uvuye Cyonyo uri indege munsi y'igiti ubu ngubu umaze kugenda rwose byinshi urumva Imana yaranzengurukije njya muri Hong Kong njya muri Amerika njya mu Butaliyani uretse ndangiza ariko se hari icyo uvuze kitaba ku ikarita Hong Kong Hong Kong ni ikirwa kiba mu Bushinwa wabona utazankoraho uri mu ndege uri kumwe n'urukundo rw'Imana uri mu bwato hasi ari mu rukundo rw'Imana utarabona icyari cy'ubunona wawe ushonje ari mu rukundo rw'Imana wa mwana uri gutoba ibikeri ipfira mu gishanga nawe muri rya bumba ari gutoba hasi Imana irahari kandi akene gute yabyumva ariko kubyumva ko Imana imukunda mu by'ukuri byose no kwizera icyo tubayeho yizere ko Imana yamu no kuvuga ngo icyo tuvuga ngo n'ukeneye yumva urukundo rw'Imana bivuze iki se ubundi urukundo ntabwo ari ikirere ni umuntu ukunda ni Imana irahari bivuze ngo turimo kumubwira ngo aho urimo gutoba ibyondo aho ngaho utazi icyo uri burya Imana irahari wahindukira iburyo bwawe ukavuga uti Imana nta kuntu narya wahindukira ibumoso bwawe ukavuga uti Imana nta kuntu wankura aha ubushobozi rero bimwe by'abanyarwanda bajya kuvuga ngo twigire ni ukwigira mu kwizera ukamenya ko iyo Mana iriho ukasamura akanwa kawe ukarenga kwizera guke ukayivugisha byarangira ugatera indi ntambwe ukongera kugira icyizere kivuga ngo ariko nakora iki nakora ngo ubuzima buhinduke ntera intambwe nerekeza he iburyo ibumoso mbigenze ukibitekereza utyo Imana iragusanga hamwe no kuvuga ngo ntabwo aha nahahera nakwemera nkakorera na 5 nubwo nashakaga 500 ariko ndakorera aya ariko ubuzima ejo buzahinduka icyo cyizere hamwe n'uwo muhate ureba Imana mu maso ntibikoze isoni ku bwacu turi bihamya tuhamiriza bariya ababona ko bidashoboka hari ukuntu mu kanya uvuze akantu karansonga nsanga turamutse tukagiyemo ibyari ikiganiro bishobora kuvamo umunsi wose ndavuga reka tuzabigarukeho kuba turi kuri kamera dufite microphone turi kumwe n'abantu bagiye mu bihugu 100 n'abazajya mu bindi none natwe tuzabigenda nta kintu twakoze kugira ngo Imana ibyo bintu byose bitugezeho aya mayisikiresi twagiye tuzamuka turi bihamya tuzabigarukaho twibutsa n'abantu ko ntabwo igikura ari ibihugu ugenda ahubwo ikikugenza mu gihugu nicyo cy'ingenzi mu buzima busanzwe njya numva abantu bavuga ngo wishime ubaye umusitari ntabwo biryoshye kumenyekana ntabwo biryoshye igituma amenyekana cyaba kiza kuruta ugeze mu murwa
inzara yahari urabona iri kugenda igabanuka, imirire iri guhinduka. Wabyumva gute? wowe ntabwo wabonye mayoneze ukikanga? Ntabwo yagucanze? uravuga ngeze mu bihugu byo hanze se? Nerega ni Kigali hari ukuntu wageze usanga imirire iratandukanye n'iyo hariya cyo. Kigali bya mayoneze nari narabimenye. Ukiveriya rero ukize Kigali Ibyahano rega ubona imodoka n'ibiti. Ibyahano biroroshye. Buriya hanze mu bihugu byo hanze niho ngene nagiriye ibibazo bikomeye cyane, kubera ko urumva sinzi n'abandi niba iyo bagezeyo cyangwa bageragayo ubu byacitse amazi ni hano hakurya, ariko mbere buriya ntabwo twari dufite amakuru, amateleviziyo ntitwari twararebye ngo tumenye za hamburg, za pizza, za biriya biryo byose twari turabimenya by'ibyatsi. Rero buri gihe cyose iyo twasohoka kavuga ati Jackie urashaka kurya iki? Chicken. Urashaka kurya iki? Chicken. Navuye inahanze inkoko. Reka tubasuhuze inshuti abadukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha, twongeye kunezererwa. Ni iby'agaciro gakomeye kuba tugeze hano kuri kamera n'ubundi, kandi birumvikana ko amashimwe bari mu mitima. Hari benshi batakiriho bageze ahacecekirwa, si uko bakoze ibyaha kugira ngo babe batakiriho, ahubwo nuko igihe cyabo cyangwa misiyo yabo yarengeye mu isi. Twe rero mureba muri kamera uyu mwanya nuko misiyo yacu itararangira, niyo mpamvu tukiri ku isi. Dufite amashimwe rero menshi atari make, dufite umunezero mwinshi ko turi amahoro. Dushimye Imana y'amahoro yabanye natwe. Ku Ihumure TV turabasuje mwese abadukurikiye muri hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha. Abantu bakoze subscribe muri abafatanyabikorwa beza, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ukora like kuri ibi biganiro dukora, ugakora share cyangwa se ugatanga inkunga ikomeye, tugusaba umugisha. Nge Ndikuzo Emmy, ntabwo ni nyine ndi kumwe n'umumama dukunda gukorana kenshi kandi ufite amagambo meza Imana yamuteguyemo kugira ngo azatunge benshi. Mbere yuko mwakira rero ndabanza musabira umugisha kugira ngo kandi ya mavuta dukunda gusaba aze kuba kuri we muri iki kiganiro. Igikundiro cy'Imana kibe kuri we. Data, turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe. Tugiye kwirata ntacyo twabona twirata, ahubwo twarata imirimo yawe. Tugiye kuvuga nta magambo twabona tuvuga, ahubwo twavuga gukomera kwawe. Dufite amashimwe mu mitima. Aya mashimwe nituyakesha ko twakoze imirimo myiza ngo hanyuma dukiranuke, tubone kubabarirwa, hanyuma tubone kuba turi bazima turinzwe. Byose ni ubuntu bwawe, uhabwe icyubahiro. Tugiye kubana n'isi yose muri rusange, abadukurikiye bari hirya no hino ku isi bahabwe umugisha. Kubwo bareba iyi video hari ibindi byakabaye bibarangaza, ariko tugira umugisha wo kubana nabo badukurikiye, ubahe umugisha muri gahunda zabo, ubibuke, ubazirikane. Hanyuma uyu muyoboro nawo wagure kugira ngo benshi babashe kwaguka no kumva ndetse no kumenya ubutumwa bwiza. Mubyeyi turi kumwe uyu mwanya waramuteguye, uramutoranya kugira ngo azatungishe benshi amagambo ari muri we y'ubwenge. Reka rero ayo magambo abashe kugirira benshi umumaro kandi ahindure benshi. Ntaba ari we ahubwo Mwuka Wera ukorera muri we, washizwemo nk'Imana ikomeye nk'umujyanama. Reka mufashe muri iki kiganiro kugira ngo tuze kuyoborwa na Mwuka. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana iguhe umugisha. Hari umuririmbyi waririmbye topic nshaka ko tuza kugarukaho uyu munsi. Aravuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Wow! Nagira ngo tuze kugaruka kuri rya jambo urukundo rw'Imana dushingiye ku bikorwa bimwe na bimwe bitandukanye, ariko ndabanza nkwakire kugira ngo n'abadukurikiye bamenye neza turi kuganira muri uyu mwanya. Yego, ndi kumwe na Jackie Nirere cyangwa se Mukabaramba Nirere. Ndi umubyeyi, mfite umutware, dufitanye abana 4. Turashima Imana, dukora umurimo w'ubujyanama mu miryango n'ubumisiyoneri muri rusange hirya no hino aho Imana idushoboje. Urakoze cyane, uvuze ijambo rikomeye, uravuga ngo umumisiyoneri. Umumisiyoneri ni umuntu umeze ate? Ni umuntu ufite misiyo cyangwa se ubutumwa muri we agomba kugeza aho bamutumye, haba mu muryango, haba mu itorero, mu gihugu, hirya no hino aho watumwa hose uba witeguye kuhajyana ubwo butumwa.
twaganiye mu biganiro byatambutse tugaruka cyane cyane ku buhamya buke bugiye buciyemo ibice tuvuga ku rukundo rw'Imana. Hamwe twajyaga kwibuka imbabazi z'Imana ukabona amarira araje twibutse iby'Imana yakoze. Nyirizina mbere yuko tuza kuvuga urukundo rw'Imana rwagutse mu magambo atari buze kuba arambiranye, uvuze misiyoneri, tubona ari umuntu ufite misiyo yo gufasha umuryango, umumisiyoneri, umuntu ufite misiyo yo gufasha umuryango. Byaturutse uhereye mu bwana bwawe, umaze kubyiruka, ubaye mukuru, ubaye mama w'abana, byatangiye ryari, byakujemo kubera iyihe mpamvu? Ntabwo natangiranye n'umumisiyoneri, nta nubwo nari nzi icyo bisobanuye mu by'ukuri kuba umuntu ufite ubutumwa ashobora gutanga, ariko natangiye numva maze gukizwa no kumenya neza iby'agakiza, nibwo natangiye kumva mfitanye isano cyane cyane n'abantu mu muryango. Ngira ngo twarabiganiriye kuri Humure, kubera ko natangiye urusengero ndi muto, ngira ngo ibyo twarabivuze, abakunzi bacu kuri Humure barabigenza. Harimo abantu bubatse, harimo imfubyi, harimo abapfakazi, harimo abantu batandukanye. So abantu bashitiye umutima wanjye icyo gihe cyane ni abantu bari bonyine badafite ubafasha, wenda bari banabafite, cyangwa se babuze ababyeyi. Biza no gutera indi ntera, bigera ku bantu bafite imiryango, bafite papa na mama, ariko mu by'ukuri batishoboye. Icyo gihe ndabyibuka ko urumva umutima, kuko wari uri ku mfubyi n'umupfakazi cyane, nakomeje kubakunda no kumva n'abana nabo, no kumva nabakuburira, mbese ku rwego rwanjye. Ariko noneho uko nakomeje gukura, mbona, ndibuka ko hari abana twagiranye ikiganiro tubiganiraho, imfubyi ifite umuntu ushobora gusakuza akavuga ati dutabara imfubyi. Umupfakazi afite umuntu wavuga ati abapfakazi ariko hari abana bafite papa wabo na mama wabo babakene, hahandi umwana ashaka ishuri akaribura, hahandi ashaka amavuta akayabura, hahandi ashaka icyo kurya akakibura. Ntawe umubona kuko ntari muri kategori zishakwa zigenewe hanze kuvugwa. Ukumva nyine wa mwana akavuga ati Mana, ndibuka ko hari umwana twaganiriye arambwira ati nta kuntu papa na mama wanjye bapfa, nanjye nkabona abamfasha, kuko ndajya nkabona ukenewe n'umwana w'imfubyi, ukenewe n'umwana wapfuka, nje sinzi uko nziga, sinzi uko nzaba. None se nta kuntu koko bapfa tugasaba Imana agira gutya papa na mama bagapfa? Yarebaga akabona nta bundi buryo byatabarwa. Murumva aho umutima w'uwo muntu ugeze, kandi twese ngira ngo turabizi ko abo bantu bahari kandi bagiye babura. So ibyo bintu byose byagiye bizamuka mu mutima wanjye. Rero numva ubutumwa bwanjye cyangwa se umwanya wanjye cyangwa igihe cyanjye nagikoresha mu muryango. So ariho ngira ngo njya mvugira ngo byahera ku muntu mbashije gufasha umuntu, nakumva nsohoje ubutumwa bw'uwantumye. Mbashije kubona umuntu umwe mu muryango ahindutse, afashijwe, abayeho mu mwuka, akabaho neza no mu bugingo no mu mubiri, numva naba rwose. So byatangiye rero gutyo bigenda bikura kugeza n'uyu munsi. Hanyuma iyo uvuze ngo wumva wafasha umuntu umwe, ni mu buryo bugaragarira umuntu, ni mu buryo bw'imihindukire spiritual, ni mu buryo urumva ari pasiteri. Yego, pasiteri kenshi tuzi ko abapasiteri baba bashaka abantu, ariko bashaka mu buryo bw'umwuka, babigishe, bamenye ijambo ry'Imana, babatoze inzira y'umusaraba, babimenye. Ariko mu buryo bugaragarira umuntu, siko bimubeshaho muri bwa buzima bwa buri munsi, ugasanga niho biha umwanya rimwe na rimwe. Ariko mu gihe cyawe wowe wabikoraga icyo wumva gushaka? Ntekereza yuko babiha umwanya, ngira ngo tubashije kubwira abadukurikira ukuri, babiha umwanya, ahubwo wenda nibwo bushobozi baba bafite, niko ntekereza, cyangwa se hari igihe aribwo bushobozi baba bafite, mbaye ntekereje gutyo. Ariko ku rwanjye ruhande, nicyo gihe ntabwo of course nari nshoboye kugira icyo nkora. Nanjye nari umwe muri ba bana twavugaga, hari ibyo wari ukeneye, nanjye hari ibyo nari nkeneye, nabyo of course bihuza n'iyo nyota no gusobanukirwa icyifuzo uwo muryango ufite. Ariko noneho aho mariye gukura, urumva naciye mu kigo cy'imfubyi, nabaye mu kigo cy'imfubyi, mbana n'abana b'imfubyi ntari imfubyi, hano hirya Gikondo muri Mpore Pefa.
nkaba ntari imfubyi ariko ndahaba kubera ubuzima, of course n'umuhamagaro, nari mbizi ko hari umuhamagaro, nari umukozi w'Imana, ariko kuba muri icyo kigo nari mbizi ko of course ni ubuzima. Ndahava njya muri Youth with a Mission, ni mission, ni ahantu urubyiruko rutorezwa kuba abigishwa ba Kristo neza, ari naho ninjiriye mu murimo wo kwita neza ku mfubyi n'abapfakazi cyane cyane. So aho rero namariye kwitahura neza rwose, maze gutegurwa neza, avuga ari what, aha niho mbarizwa. Aba bantu bakwiye kwigishwa ijambo ry'Imana, nkabahuza n'Imana, nkwiye kwinjira mu ntekerezo zabo n'ibyiyumviro byabo, nkabafasha kumenya ko bakwifasha, bakwikuraho bari, bakwikunda, babaho n'ubwo hagaragara ko nta byiringiro, ariko hari icyaba ejo umuntu aramutse asunitse, ku mubiri. Rero nakora iki? Nge natangiye bamwe mbakuburira gusa, nkabogereza ibyombo, nagerayo nkababwira ngo kandi ngo nubwo udafite isabune wakaraba, tugakarama amazi yonyine, naba mfite udufaranga nkatubaha buhoro buhoro gutyo. Ariko ubu aho bigeze mu by'ukuri twageze ku rwego rwo kubasha kwishyurira abana ba 9 years, kuko wenda abandi ariko wenda tudashoboye kubafata bose, twari tugize amahirwe yo kugera ku bana nibura 5 twabishyurira university. Tugeze ku rwego rwo kuvuga ngo nibura abantu barya, ubushize warambwiye uti kuri Noheli bizagenda gute, uti mbese hari abantu muzasangira, ariko warabibonye yuko twagaburiye abantu barenga imiryango irenga 300, 310. Ibi ndabihamye pe. So bararya, turavuga ati ibyo byose nubwo twariye Noheli ko ntitwariye twenyine. Dufite groupe y'abamama bitwa Happy Family, banzanira imyenda, akavuga ati giye mfite imyenda ntacyambara mu rugo, agapakira ivarisi kandi myiza idacitse, agapakira ivarisi. N'ubu mfite amavarisi, n'ejo bundi hari umwana wazanye uvuye mu Bugesera azana ivarisi, hari n'undi wampamagaye mu kanya ati nanjye mfite ivarisi yuzuye imyenda, yuzuye inkweto n'imyenda. Ni byiza kandi byiza pe, byiza rwose. Ndabyibuka ko wayizanye mu gihe ntarayitanga, hahise haza umukobwa w'umugiye muri university udafite imyenda yo kwambara, arambwira ati ntawe wabona unkwira. Njya muri ya varisi kuramo imyenda myiza, ndamuhagenda yishimye. So ni ibintu binyubaka, gutransforma umuntu uhereye mu mwuka, mu bugingo, mu mubiri, bikinjira mu muryango. Numva ari bwo butumwa, numva ari bwo buzima. Badukurikiye muri uyu mwanya turimo turavuga urukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana dushingiraho, ntushobora gukunda Imana utareba, utambutse kuri mwene so, kugira ngo abantu baze kumva neza ko turi mu rukundo rw'Imana, baze no gusobanukirwa urukundo rw'Imana nyirizina tuvuga. Ugize umugisha ugashaka umugabo wifuzaga, ugasanga nawe inzozi ze zijya gusa n'izawe, babyakiriye gute? Hari ibintu bikorwa n'Imana ubwayo ku buryo uhita ubona ko byari umugambi w'Imana. Buriya turi babita bati ni abayedi, mbese abantu ushobora gukoresha bakagera ku cyo wowe ushaka ariko ari wowe ukizi. Njye mbibona ku nzu, ukabona hari abantu batanga amatafari ariko batazi engineer icyo yapanze, ariko ntabwo bazi engineer mu by'ukuri arimo arakora iki. So njyewe iyo nirebye mbona turi abayedi kuko ugira gutya rwose ukajya kubona ukuntu Imana yaragupangiye, ukareba umugabo, ukareba ibyo murimo, ukareba imirimo, ukavuga ati now I know. Kakagabo kagufi nabonaga ko nta kigenda, cyore ndabivumbuye, kumbe oya ntabwo ndi umugabo wanjye, ni urugero ndi gutanga. Nagira icyo mvuga, ukicira ukavuga uti inzozi zanjye ugahita uvuga uti Mana yanjye, kumbe nubwo ari kagufi kakaba kirabura, aka kantu kabasha gupfukama kagasenga, karabasha gufata ku muceri kagaha abaturanyi, karabasha wajya kubona ukabona ya misiyo bya bintu Imana yakuremeyemo, Imana yaguhaye uzagufasha kubisohoza. So ugasanga yari izi ibyigambiriye. So nanjye nanyuzwe hari n'ubona badashya umuceri akakuka umutima, ugahita umenya ko nyine bwo ari uko nguko. Ariko iyo Imana ibihuje ugasanga birinjira muri misiyo yawe y'ivugabutumwa, yo gutanga se, yo gufasha se, yo kubaka abantu se, yo gukora mu kazi ka leta mugafasha igihugu, ukaza ugasanga nawe afite iyo nyota, ukabona Imana nyine hari ikintu yateguye kera. Niko birivuga ngo yaduteguriye imirimo myiza kera ngo twe tuyigenderemo. Amina. Amina.
so iyo usanze rero Imana yarabiteguye gutya umugabo akaza mukabigenderamo bavuga uti wawu Imana ishimwe imbabazi zawe. Jackie rero ari mu mugambi w'Imana, arimo arasohoza iby'Imana yashize muri we. Yaguteguye uri umwana, yari ifite impamvu. Uyu munsi kenshi iyo tuvuga urukundo rw'Imana, reka tuze kwigarukaho twembi twitangeho urugero. Wowe uri umwana muto, urabyiruka, urabona imirimo y'Imana no gukora kw'Imana, ariko noneho uyu munsi tureke kuba ubikora gutyo ubigaragaza. Wowe ni ryari watangiye gufiringa urukundo rw'Imana ukavuga uti koko Imana irankunda, yabinyeretse, biboneye muri ibi n'ibi? Ni ryari? Ibintu byanjye rero byatangiriye mu mwuka, ntabwo biri bwumvige na benshi, ariko Imana yankunze mu mwuka mbere y'uko inkunda mu bifatika. So mu magambo asobanutse, kwa kundi izi kakubwira ngo ndagukunda, njyewe twaravuganye nayo. Yego, ndabyumva neza. Ufite imyaka ingahe? Guhera ku myaka ngiye gufora, wihangane. Kwihangana se njye bishobora. Ubwo rero utihangana nyine biragupfana kuko sinzi igihe navukiye. Biri hagati n'uvuga ngo dufata imyaka 3 nibura. Niba ntari mfite 5 nari mfite 6 ntari mfite 7 mfite 7. Tugenekerereze aho kuko imyaka 7 aho ngaho nibwo Imana yatangiye kuvugana nanjye, ikanyereka n'ibihuru, ikambwira ngo nabiriya nabigutungisha, ikanyereka ijuru, ko arivuze se. Yego, nkabyumva kandi nkanabyizera. Wari Samweli. Nkabyumva nkongeraho n'ubuntu bwo kubyizera. So nuko nguko nakuze, ngira ngo urabyumva ko cyagiye nkubwira ntibyaye byose mu myaka 10 na ntangira urusengero hariya, none se sijwe numvise rikamwa ngo genda uvuze ingoma. Abari muri sare yandi ariko ubundi muri munsi y'igiti ite byawe hariya Cyonyo, hariya Nyagatare, hariya utazi hariya Cyonyo. Uzi ukuntu bameze hano mu mujyi wa Kigali, uragira ngo nabantu ariko bajya bakwibuka bameze batese ahubwo bambaze abayobozi, n'abantu bakomeye mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Ruza wa Gatunda. Ni murenge uraje. Anyway, icyo ugomba kumenya cyonyine ni uko Imana yaravuze, ndayumva n'urukundo rwayo ndarwumva mu isi y'umwuka. Mu mubiri rero ikomeza gukora byiza pe. Nagiye nyisaba ibintu byinshi rwose, nkubwira Mana we, urabyibuka ko naguhaye urugero ko narebye hejuru avuga ni wandegewe nzakugendamo, kandi icyo gihe nibatwaye twaburaye, sinibuka iki na mama gusa se papa kutamushyiraho umushyize heza. Papa yaramaze imyaka yose yo kuba kwanjye, yararwaraga igifu kandi gikomeye ku buryo atakibasha gukora. So mama ari gukora wenyine, twari mu buzima mu by'ukuri butoroshye pe. So ndabyibuka icyo gihe, ariko munsi y'igiti ntazi n'icyo ndi burye, ndebye hejuru ndavuga kandi wandegewe yigendera, ndayireba nderekwa. Avuze ingoma y'uruhu Cyonyo. Urukundo rw'Imana narubonye mu bintu byinshi cyane. Ubwo rero urumva noneho ntekereza mu mibyirukire yawe, n'ubundi bari bazi ko n'undi wari umwana, ariko ubona ko ufite Imana muri we cyane. Hari ukuntu ubona akana gashamadutse, niho ndatekereza bakongera kuvuza ingoma, hari abemeye ubuhamya bwawe baraza bagukurikiye. Ubuhamya se nari mbufite, none se babaje bakurikiye wenda ubutumwa. Urumva agenda avuza ingoma, haje abana mbabwira Yesu ko ari mwiza. Ikindi cyumweru haza abana, n'ubundi mbabwira ko Yesu ari mwiza. Ikindi cyumweru haza abagore baza bazanye n'ababana. Ikindi cyumweru hazamo, noneho uko bigenda bigira haza kuzamo n'abagabo. Itorero riba rinini, ndibuka ko twabatije abantu benshi cyane, bahita banafata umwanzuro bati murabizi twubaka itorero. Abagabo barahaguruka bubaka itorero. Wazaretse tugapanga urugendo umunsi umwe tukajya Cyonyo rwose munsi y'igiti, tegure kamera n'amabara, tukanahava tukazajya no ku rusengero. Ubu ngubu ntabwo hakiri munsi y'igiti, urusengero rwarubatse. Urusengero rwiza cyane. Hanyuma ubonye urukundo rw'Imana, utangiye kubwirwa ukiri muto, wahamagawe na Samweli nawe yari muto. Hanyuma mu mibyirukire yawe urumva urusengero bararwubatse, ruri aho ngaho rurakomeye, utangiye kwakira abantu kuko nuragira ibintu byinshi byo gukora. Oya, ntabwo Imana yatumye ngeze aho ngaho. Imana yazanye umukozi w'Imana witwa, yari pasiteri yarapfuye, umusaza mwiza cyane witwa Ngondo Jean Marie Vianney. Rwose ahari Imana
ijya imenya ko hari icyo Yarakoze yakoze. Niwe waje aza kuvuga ubutumwa muri urwo rusengero iwanjye nyine nawe urabyumva. Aranyitegereza aravuga ati reka mubwire uri akana ntabwo uri umushumba uri n'umuvugabutumwa wowe uri umunyeshuri jya kwiga. Ariko arangije kuvuga atyo arigendera. Nyuma yaho rero ubwo ni urugendo rurerure ukuntu Imana yaje kunzana noneho, hanyuma nkatangira ubuzima bwo kwiga no gushakisha ubumenyi bw'icyo uyu munsi ndicyo. Hari ubwo wavuze benshi muri iyi minsi iyo tuvuga urukundo rw'Imana wenda benshi barubonera mu biryo, bumva ko yatugaburiye imbabazi zayo, ko yatwambitse imbabazi zayo, so agashima ibiryo bike yabonye. Hanyuma nkavuga urebye ahantu wavukiye n'uburyo wakuze, nibuka ko wuriye indege ukajya no muri Amerika, bimwe wihanuriye bigasohora. Ese kuvuga Amerika gusa? So Amerika sinzi impamvu ituma mbaza ngo ibihugu maze kugenda n'ibingaye kugira ngo woroherwe uve munsi y'igiti. Ngiriwe umugisha uvuye Cyonyo uri indege munsi y'igiti. Ubu ngubu maze kugenda rwose byinshi, urumva Imana yaranzengurukije, njya muri Hong Kong, njya muri Amerika, njya mu Butaliyani. uretse ndangiza. Ariko se hari icyo uvuze kitaba ku ikarita? Hong Kong. Haka Hong Kong. Hong Kong ni ikirwa kiba mu Bushinwa, umuntu utazankoraho. Urumva Croatia ujya yumva aho naho Imana yarahangejeje. Njya muri Singapore, njya muri Canada, njya muri Amerika, kuri kuntobya bimeze bite. Ubu nicanye ibihugu byose. Ariko ubwo se kuki ko ntavuze Tanzania ze na Uganda? Ko naho nari narahagera. Imana yarabitubwiye ko tuzakira abazungu bavuye muri Hong Kong. By the way, umva icyo ndi kukwibwirira, icyo twavugaga ni iby'urukundo rw'Imana. Iyi Imana yakutunze kavuga ati ngwino ndagushaka tugende. Kuvana munsi y'igiti mukagenda rwose yandege kabisa, wavuze uti kandi nzakugendamo. Mu by'ukuri nayo yari point ikabikora. Tugaruke gato ku gihe cyo gutegura ingendo, ujya mu ndege ugenda, ndekeza ko watangiye guhura n'abantu b'abasirimu batakuriye Cyonyo hariya, bavutse neza, bakorera muri mayoneze mu gihe byari bikomeye hariya. Rero urabwira urukundo rw'Imana, wabonaga babyakira gute? Bo bavuga urukundo rw'Imana gute, batanga izihe factor? Mu buntu Imana yampaye kwemera ko umuntu nduta ari umugisha. So rwose nababwiye Yesu wanjye wo munsi y'igiti, kandi nyurwa na Yesu wabo wa frigo yuzuye ibiryo n'imineke. Ndanyurwa rwose, hanyuma turabana nta kibazo rwose. Yesu baramwumva, buriya Yesu arihagije. Icyo wavuze urukundo rw'Imana ntabwo rukeneye ibintu byiyegeye Yesu. Niba twabyumva dutyo, urukundo rw'Imana ruravugwa, umukire akarwumva, umukene akarwumva, uworoheje akarwumva, ukomeye akarwumva, keretse atari rwo wavuze. Ni nk'uko umuntu akubona akarukubonamo. Ntabwo bisaba kubanza kwipamba ibintu byinshi cyane iyo ari rwo original. Kuganira nawe biranyorohera nanaryohera, kuko urumva hose warahanyuze, byose wabiciyemo. Ubura dufite abantu benshi b'abasirimu Imana bamugisha n'abakire bayafite. Abasha ntago mayarusha Jack. Urumva umuntu wagiye Hong Kong mbarusha iki? Ndavuze ntago bayakurusha amafaranga se. Ntago ari amafaranga gusa, na passport zihora ziteyemo amakashi menshi. Ubwo rero jewe ndashaka abantu dusangira urukundo rw'Imana. Ariko ndagira ngo mbadeturune nkugufashe ntuze gutekereza yuko kugenda ibyo bihugu byatewe n'amafaranga. Ni rwa rukundo rw'Imana. Okay. Niba ari urukundo rw'Imana, actually icyo mvuga ni kimwe, ko warabonye urukundo uri munsi y'igiti, ukarubona ugiye no mu modoka. Nizere ko imodoka nayo yari danje cyagiye ari munsi y'igiti, hanyuma ukava ku modoka ukagera ku ndege. Twambajije mwigenda mu bwa mbere ko byari bimeze. So none ngira byaragendaga. Wabonye ibiti? Imodoka ibiti byaragendaga. Imodoka arahagaze, ibiti bari byumva. Ibiti byaragendaga. Nyigenda mu bwa mbere ngiye ko nambona ibiti birasiganwa. Iyo ndiracanga ndavuga se mwakabyera wambarije se ngenda mu ndege bwa mbere ngo byagenze bite. Njyanda mu ndege bwa mbere navuye ahanjye muri Hong Kong. Umva nshuti yanjye mvuye i Kigali. Navuye ahanjye muri Hong Kong hariya.
abana baje kunyakira barambwira bati yo bati tugende bati tujya gukina intoya ndashonje bati gute bati waje mu ndege nababwiye ngo muramenye nta mafaranga mfite yo kwishyura barambwira bati burya kuri tike yawe byose byari biriho maze nibuka inkoko zandenze barungiza ukuri sha wagiye urega inkoko dusoze ikiganiro inkoko zandenze zarambabaje kupa dusoze rero urukundo rw'Imana sha uraruvuga uraruzi ufite agahinda k'inkoko zaguciye inkoko zancitse baza bati please can we serve in no kandi ugaragaze motif narabatangaga bandera bakabona hari amafaranga yishyurije mu ndege Yesu tujye tumuvuga duvuga ibyo tuvuga ngewe abandi bana ariko Yesu n'urukundo rwe rundekere twikomereze niba mwe mudukurikiye Imana iwe mugisha kubw'iki kiganiro muri kureba ntago kirangiye kizakomeza ariko ndiho ndibaza mwe mudukurikiye urukundo rw'Imana murwumva mute iyo tuvuga urukundo rw'Imana benshi barubonera ahantu hatandukanye urumva rurubonera muri firigo ngo twabivuze munsi y'igiti nk'uko twabivuze kurya bitoroshye ngo hari umwana arasinziye mu ishuri ngo asinziriye ngo baramubaza kuki uri gusinzira ngo ntaburaye urabona gutya ngo iyo umuntu asinzira gutya burya babyita akavumbura amashyiga abana bagiye baba mu cyaro hari ukuntu bashyiraga amashyiga hano 3 noneho mugakikiza mu kota mumaze kurya wenda muri kumva teyatere gahunikira kagaruka babyita akavumbura amashyiga rimwe na rimwe rero iyo umuntu yabaga yaburaye ntabwo yagiraga akavumbura amashyiga kuko inzara yaramuryaga nyine bikanga agiye ku ishuri mu gitondo rero nyine ngo abandi bana baramubaza se ngo yabaye iki ko ari gusinzira ntabwo yariye undi mwana ngo araseka ati se iyo ujya muri firigo ukarya imbuto za mama yegora cyangwa iyo urya amafiriti gusa iyo umukozi akagura amafiriti gusa aho kugira ngo uburare iyo uyu mwana iyo umubwira ko umuntu yaburaye kubera inzara kubera ko nta kintu bafite biragorana ntabwo yabyumva iyo abantu bakuze ari babiri batandukanye gutyo kubigisha urukundo rw'Imana bisaba imbaraga urabivuze unyibutsa muri Hong Kong ahantu nagiye kwigisha hari muri primary ishuri rya primaire noneho bagenda bampa nyine kugenda nganira n'abana bavuga uruhe rurimi Imana rero kwigisha mu Cyongereza ayo mahirwe narayagize noneho tugenda tujya mu ishuri ndi mu mashuri yabo ndimo kugenda mbaganiriza nyine barambwira bati tubwire abana bo muri Afurika babaho bate n'iki ndababwira of course mu bantu bashobora kuvuga inkuru rwose ndimo nkayikubwira ukayumva kabisa ukayumva ndababwira of course kubera ko inzara ya cyonyo yari igihari narayumvaga narabasobanuriye mbasobanurira ukuntu umuntu asonza abana baranyitegereza kamwe karambwira ati no ni gute abana bicwa n'inzara ababyeyi baba bagiye he batabashakira icyo barya ndababwira nta babyeyi nta biryo baba bafite kubera icyo baba barababyaye umuntu abyara umwana gute yarangiza akabura icyo amugaburira ngaho so urumva ni ibihugu bibiri bitandukanye mu by'ukuri ntabwo yabyumva ntabwo yakumva ko hari abantu badafite aho bahera kugira ngo babashe kugira ubuzima so wamusobanurira ko niba badafite aho bahera hama bakabyarira iki nabyo ntabwo abasha kubyumva ubona bashaka kubyara badafite n'ikibazo nabyo urumva ni ibintu birebire ariko wenda dusubiye ku rukundo rw'Imana iyo ubahaye ubuhamya bakabona aho uri ukababwira aho ugeze aho wavuye barubonamo niyo mpamvu nicaye hano ubaka agatuti ntabwo nari gupfa kukicara usubije amaso inyuma nanjye nirukana navuye ariko umunsi umwe nzaguhamya ariko uzambaza umunsi niwo uzambaza ayo mahirwe se wenda nanjye ko nakwishyura ndakurwaye reka najyanda mbambo nshaka kumenya ukuntu wari umukungugu ukuntu wari gasa umukungugu ikiganiro kirangiriye tutaha nicyo tuzakomeza ariko mbere y'uko dusoza uvuye Cyonyo Cyonyo urahakunda ndahakunda inanasi sha ntabwo mbizi
hari ahantu wabishingiye hajya wambuka na za Kavu hakurya. Noneho ugeze mu murwa, inzara yahari urabona iri kugenda igabanuka, imirire iri guhinduka. Wabyumva gute? We ntago wabonye mayoneze ukikanga? Ntago yagucanze? Uravuga ngeze mu bihugu byo hanze se? Nerega ni Kigali hari ukuntu wajya usanga imirire iratandukanye n'iyo hariya cyo. Kigali bya mayoneze nari narabimenye. Aha, ukiveriya rero ukize Kigali. Byahano rega. Ubona imodoka n'ibiti. Byahano biroroshye. Buriya hanze mu bihugu byo hanze niho nge nagiriye ibibazo bikomeye cyane, kubera ko urumva sinzi n'abandi niba iyo bagezeyo cyangwa bageragayo byacitse amazi ni nk'ahantu hakurya, ariko mbere buriya ntabwo twari dufite amakuru, amateleviziyo ntitwari twararebye ngo tumenye za hamburger, za pizza, za biriya biryo byose twari turabimenya by'ibyatsi. Rero buri gihe cyose iyo twasohoka kavuga ati Jackie urashaka kurya iki? Chicken. Urashaka kurya iki? Chicken. Navuye nahanze inkoko, ndavuga nari inkoko. Kugeza ubwo umwe mu bapasitori yaranyicara arambwira ati none se kurya inkoko ni itegeko ry'iwanyu, ni ubushake, ni batijya muri frigo zabo ziba ari nini cyane, hatijya muri frigo baturebe icyo turi bugeze njyewe ni chicken, bati ni mugoroba ni chicken birabacana. Ubwo yanyicara arambaza ndambwira nta bindi mbanzi, njya muri frigo nkabona ibintu byose birimo sinibisobanukiwe. Arabinyigisha neza, arambwira ati burya habaho na pizza, ati burya habaho na hamburger, ati burya habaho na hot dog, ati biryo by'iwabo nyine, ati burya habaho n'ibindi. Warugize ngo nimbwe ishyushye, ndabibyumvise hot dog mbona urikanze. Ubwo ngiye riza nzarya iki? Ngiye zavuga kawunga. Urumva rero nshuti yanjye ibyo byose ngira ngo nibyo babwira gute byaranyuzuye of course, but ariko ubwo koko buriya ko ikiganiro cy'uyu munsi waza kikwiye gusoreza. Okay, Imana umugisha. Wakoze cyane mu mwari iki kiganiro. Jackie Imana igumugisha, wakoze cyane. Reka turekuruhuke nk'umubyeyi kugira ngo tuzakomeze ubutaha tuganira ku rukundo. Ariko mwishyushye tuzayigaruka. Wenda kadusoze tubwira abakunzi ba Ihumure TV ko mu by'ukuri urukundo rw'Imana twarwumva mu buryo bwose. Ubu byahindutse nk'ikiganiro ariko mu mwuka Imana igisabana natwe tukabyumva. Mu ntekerezo hari umupasiteri wigeze kuvuga ngo burya no mu ndege cyangwa na level runaka y'ubuzima wagezeho ivura ibikomere. Ukiri ibikomere kubera ko wabonye icyo urya, ukiri ibikomere kuko wavuye ku igare ukajya kuri moto, ukiri hari ibintu byo mu ntekerezo bihinduka. Mu mubiri naho Imana irahari, iratabarana, none tugakomeza kubona ineza yayo n'urukundo rwayo. Nubwo turimo kubivuga mu rwenya ariko mukomeze kumva kugirirwa neza n'imbabazi, kandi turabasabira ngo bibomeho iminsi yo kubaho kwanyu. Nukuri mukomeze gutegereza ineza y'Imana, uko byagenda uko ariko kose ntabwo izabura kubatabara. Ni umubyeyi, ni Imana nziza, ni Imana yera, ni Imana y'urukundo. Imana ibamugisha cyane. Uri mu ndege ari kumwe n'urukundo rw'Imana, uri mu bwato hasi ari mu kumwe n'urukundo rw'Imana, utarabona icyari y'ubunona hasi, wa wundi ushonje ari kumwe n'urukundo rw'Imana, wa mwana uri gutoba ibikeri pfiriya mu gishanga nawe Imana irahari kandi iramukunda. muri rya bumba ari gutoba hasi, Imana irahari kandi akene ni gute yabyumva? Ariko kubyumva ko Imana imukunda mu by'ukuri byose no kwizera icyo tubayeho, yizere ko Imana yamu. No kuvuga ngo icyo tuvuga ngo n'ukennye yumva urukundo rw'Imana, bivuze iki se ubundi urukundo ntabwo ari ikirere, ni umuntu ukunda. Ni Imana irahari, bivuze ngo turimo kumubwira ngo aho urimo gutoba ibyondo, aho ngaho utazi icyo uri burya, Imana irahari. Wahindukira iburyo bwawe ukavuga uti Imana nta kuntu narya, wahindukira ibumoso bwawe ukavuga uti Imana nta kuntu wankura. Ubushobozi rero bimwe by'Abanyarwanda bajya kuvuga ngo twigire, ni ukwigira mu kwizera, ukamenya ko iyo Mana iriho, ukasamura akanwa kawe, ukarenga kwizera guke, ukayivugisha. Byarangira ugatera indi ntambwe, ukongera kugira icyizere kivuga ngo ariko nakora iki, niki nakora ngo ubuzima buhinduke. Ntera intambwe nerekeza he, iburyo ibumoso mbigenze. Ukibitekereza utyo Imana iragusanga,
hamwe no kuvuga ngo uyu ntabwo aha nahahera, nakwemera nkakorera na 5 nubwo nashakaga 500, ariko ndakorera aya, ariko ubuzima ejo buzahinduka. Icyo cyizere hamwe n'uwo muhate ureba Imana mu maso ntibikoze isoni. ku bwacu turi bihamya, tuhamiriza bariya ababona ko bidashoboka. Hari ukuntu mu kanya uvuze akantu karansonga nsanga turamutse tukagiyemo ibyari ikiganiro bishobora kuvamo umunsi wose. Ndavuga reka tuzabigarukeho. Kuba turi kuri kamera dufite microphone, turi kumwe n'abantu bagiye mu bihugu 100, so n'abazajya mu bindi, wenda natwe tuzabigenda. Nta kintu twakoze kugira ngo Imana ibyo bintu byose bitugezeho. Aya mayisikariye twagiye tuzamuka, turi bihamya tuzabigarukaho, twibutsa n'abantu ko ntabwo igikuru ari ibihugu ugenda, ahubwo ikikugenza muri ibyo bihugu nicyo cy'ingenzi. Mu buzima busanzwe njya numva abantu bavuga ngo wishime wabaye umusitari. Kuba umusitari ntabwo biryoshye, kumenyekana ntabwo biryoshye. Igituma amenyekana cyaba cyiza kuruta. Ngasabira umugisha barakurikiye muri umwanya kugira ngo bibe inkomezi. Imana ibaho umugisha cyane. Dusenge. Yego Mana, turagushima kuri Imana nziza. Turasenze ngo uwo ari we wese ukurikiye Ihumure TV ahumurizwe. Amen. Turasenze ngo ahumurizwe, urukundo rwawe rumugereho, arwumve mu mwuka, arwumve mu bugingo, arwumve mu mubiri, arwumve mu bifatika, arwumve mu bidafatika. Na hahandi umuntu abona atava, turatura ngo have mu izina rya Yesu Kristo. Hahandi yumva atagera, turatuye ngo hagere mu izina rya Yesu Kristo. Ukurikiye iki kiganiro wese yumve hamwe n'Imana nta kidashoboka. Tumuhesheje umugisha ahari hose ku isi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana y'umugisha mwese abadukurikiye. Nge nari kuzo Emmy, nari kumwe na mama Ilele Jackie. Mwakoze namwe badukurikiyeho muri hirya no hino ku isi. Wibuke gukora subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Imana y'umugisha. Amen. Hanyuma dushimira ariko bari kuhanga bw'ibyuma badufashe kugira ngo aya majwi n'amashusho abagereho neza. Ni Fiacre Mungu mwiza cyane. Amen.